Muhaye ikaze kuri Hatana Neza TV. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Nizere ko aho muri hose mumeze neza, kandi abo bitameze neza mwihangane, ejo bizahinduka. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko ububaji bwageze mu Rwanda bugakura kugeza uyu munsi. Reba niba waramaze gukora subscribe, nusanga utarayikora uyu ni wo mwanya, kandi wowe wayikoze ndagushimiye cyane. Ni ukuri Imana iguhe umugisha. Amateka y'ububaji rero atubwira ko umwuga wo kubaza watangiye kera mbere y'ubukoroni, aho bifashishaga imbaraga zabo mu gutegura ibikoresho byo mu nzu, ndetse n'intebe z'abami n'abatware, ariko mu buryo bugoranye, aho bakoreshaga amashoka, amatindo, imihoro, ndetse n'inkero n'ibindi bikoresho, kandi ibyo byose bakabikora nta mezire bagendeyeho, kwari ukugereranya. Icyo gihe rero byabaga bigoranye kuko nta metero zabagaho, bakoraga ibintu nyine ari ukugereranya. Akajya mu ishyamba yitwaje ibyo bikoresho byiwe, akagenda agategura ikintu, agatema igiti, agategura ikintu agereranyije uwo agikorera n'aho azagishyira. Icyo gihe nta mashini y'imyuga bari bafite, cyangwa amasoko y'ibyo bakoraga yari make cyane, bagahura n'akazi kenshi cyane n'umunaniro. Iyo washakaga kumenya kubaza, wabyigishwaga n'ababyeyi bawe, cyangwa se ukegera abandi babaji babikora. Urumva nta mashuri yabaga ariho, nta manteriye, byabaga ari ibintu bisa nk'aho ari uruhererekane, kuko wabyigishwaga n'ababyeyi bawe, cyangwa se ukareba abaturanyi babikora ukabegera bagafatikanya. Ikindi ntago babazaga ibikoresho bitandukanye, kuko n'ibyo babazaga byabaga ari uwo kwifashisha bagendeye ku byo bakeneye. Ababaji bakomeje ubwo buzima kugeza mu mwaka w'1920 n'1940, abakoroni bayobora u Rwanda, nibwo abamisiyoneri bafatanyaga na leta y'abakoroni, maze bashinga amashuri y'imyuga. Urumva nyuma y'uko u Rwanda rwayobowe n'abakoroni, Ababiligi, ni ukuvuga ngo abamisiyoneri baraje bafatanya na leta, noneho bashinga amashuri y'imyuga mu wo mwaka 1920 n'1940. Niho amateka atubwira yuko ayo mashuri bwo bayatangiye. Noneho leta imaze gukorana n'abo bamisiyoni, barebye aho ibyo bigo by'amashuri bagomba kubyubaka, akaba ariho batangiza umushinga. Ibigo rero byari bitatu, bubatse ibigo bitatu icyo gihe. Ikigo cya Strida i Butare
misiyoni, Kabgayi misiyoni na Save misiyoni. Aho bigishaga ububaji, ubudozi, ubwubatsi ndetse n'ubukanishi bw'ibanze. Ntago bigishaga imyuga myinshi, niyo ngiyo bigishaga: ububaji, ubudozi, ubwubatsi ndetse n'ubukanishi bw'ibanze. Ububaji bwatangiye gutera imbere aho bagiye babazanira imashini ibabariza imbaho ndetse n'ibindi bikoresho biborohereza akazi, ndetse bagakora ibikoresho byiza kandi biri kuri mezire. Imashini zaraje bitangira korohereza akazi ababaji muri ibyo bigo by'amashuri. Ububaji bwarakuze aho bwatangiye gutunga abantu benshi, ndetse amashuri y'imyuga araguka, n'ababwiga baba benshi. Bamaze gushinga icyo kigo mu mwaka w'1940, bagishinga i Butare, ikino gishinga i Kabgayi, ikino gishyira i Save. Ububaji buraguka ndetse n'ababwitabira baba benshi. Kugeza ubu ngubu ibigo by'amashuri y'imyuga byabaye byinshi, ndetse binatunze abantu benshi cyane. Ikigaragara cyo rero, ububaji ni ubwa kera cyane, ahubwo ikiyongereyemo ni ikoranabuhanga cyangwa se ni iterambere, niryo babongeremo bigenda